hanyuma se mu myidagaduro byifashe bite Joe? Amakuru ari kuvugwa mu myidagaduro ntabwo ari make ntabwo ari na menshi. Niyo wavuye hano mu gihugu gusa abahagije. Yego nta kibazo. Reka duhere kuri Kade watunguranye akitabira ibiganiro bya Iwacu Muzika Festival. Urabizi n'ubari imbere y'ejo twari tugana kuri press conference turi kuganira ku point of view abanyamakuru batandukanye kintu babitekerezaho n'ibyo bifuza. Mu kiganiro Kade yagiranye n'igitangazamakuru kimwe mu bikorano mu gihugu yatangaje ko ibyo babonye ari bike. Ati se ni bike babonye. Uyu mutipe yaserukanye modoka yanditseho amazina yiwe mu buryo bwiza nyine ni ibintu bitamenyerewe n'ahantu we nawe wa mbere mbibonyeho. Ni nani? Kade. Plaque se like apana plaque like ku miryango yes. Ariko bisa neza bisa biri gold ariko imodoka y'umukara byo byaba bidahenze cyane ugereranyije na plaque tugomba gutanga $5,000,000 ku mwaka zo gukodesha. Bishobora ababazi. Urumva bitangira gake urumva byahereye mu Rubavu ejo bizajya imbere bijye kuri plaque. Believe in positive. we believe ati buriya rero ibingibi mubonye ni bikeya. I believe ko igitaramo cya Iwacu Muzika Festival muzabona byinshi rero n'ibitaramo bizatangira i Musanze tariki 5 Nyakanga muri uyu mwaka bikomereza Igicumbi tariki 12 Nyakanga. Ejo Sandra yabikubwiyeho ari nako tuzakomeza tujyaza Nyagatare na Ngoma aho surumva baje kubira amatariki imbere yandi tuzagenda tuyagarukaho nyuma. King James nawe nigeze kubwira ko afite igitaramo cyo gucelebrate imyaka 20 amaze mu muziki. Nabyo ni ibintu byiza cyane kuvuga ngo yici imyaka urumva urabona imyaka 20 uriya Sandra marageranya ni King James yatangiye mbere ya ba Urban Boys cyane kuko zino ngonja kumva numva telefone irasonye utuntu izo ndirimbo zose zari zihari Urban Boys bataraza nabyutse nababaye izo ndirimbo zose zari zihari. Ariko indirimbo ze niyo uzumvishije umva ko kandi all these ziryoshye. Nigeze kumva ino story iyi ndirimbo nzakubona ryari indirimbo yanditse ipezinze kuri story avuga ukuntu namaze imyaka igera kuri 2 avuga n'umukobwa kuri telefone ko batarabonana. Then avuga why not nabikora makari umuntu atabikuramo indirimbo indirimbo ibanza oya ariko romantic mu buryo bwose aza ndagukunda ari hano mu mazi kiragihe narashize hamwe na shows zindi zitandukanye yagiye aduha naratomboye n'izindi nyinshi natageza naratomboye nimwe mu za mbere nahere. Urumva rero imyaka 20 ruzuye naratomboye song hamwe n'izindi zigiye zitandukanye. Mu biganiro yagiranye n'itangazamakuru yateguje igitaramo kizagaruka ku kwizihiza imyaka 20 amaze mu muziki. And I believe ko bamwe mu bantu batangiranye umuziki ari abantu tuzabona urumva birumvikana urungano mbese generation yiwe ba Riderman birumvikana agomba kuzaba arimo ba Christopher ariko babantu ba kera. Christopher ntabwo ari muri generation ko byasa kose aramwegereye. Urban Boys Dream Boys Banores urumva bantu ba Green Piwe n'aba Kamisharo no of course ntago ari mu Rwanda ntago hari ko nyine bakitoko bakiti kavuyo ni benshi urumva rero ngo za Tough Gang ni tujya muri hip hop aho ngaho abantu turi rero King James mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yavuze ko ari gutegura kuri icyo gitaramo kinini kandi umva kuko ni kinini cyane 20 years ni ikintu kinini. Agaruka no ku bantu bamubwira kuko bayashaka arabwira ati namutse nshatse nabi nkahubuka nkakora amakosa. Icyo kibazo ngiye no kuba ibyo bintu abigarukaho igihe avuga ko igihe kizagera agashaka aracyafite umwanya wo kwitegura. So give a man a time. We don't want to none se Mitoma zangiririmba Mitoma ushobora gusanga atari we yandikira ari mu kazi
ari mu kazi none to whom to may concern agomba kuba hari. urumva rero imyaka 20 myinshi ntabwo twamenye ikindi kintu tuzaba tugiye kurebayo. Dutegereje amatsiko menshi. nabonaga avuga yuko na Iwacu Muzika Festival ngo bizamubera umwanya mwiza wo kwitegura niyo sabukuru azaba yizihiza imyaka 20 mu muziki nyarwanda. Tugaruke kuri Tom Cruise. Benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga biganjemo ababarizwa mu ruganda rw'imyidagaduro bakomeje kugaragaza ibigwi bya Tom Cruise mu muziki. Aho gusa nawe urumva tutamushaka. Mu kunyomoza umunyamakuru uherutse kuvuga ko nta gihambaye Tom Cruise yakoze. Ni ibintu byakomeje kugarukwaho cyane nabanje kubibona kwa Clement. DC Clement ari kuvuga I was like say byagenze bite. Ndategereza gatoya ngiye kubona mbona Anita Pendo. Mbona Alex Muyoboke. Benshi babikomentinzeho. David Bayingana. What is going on? Nibwo nagiye kureba ikiganiro ndacyumva neza. Ikiganiro rero ni ikiganiro Robin ndatekereza ni Robin yagiranye. Robin Ngabo yagiranye na ME. Nuwarutse kunyera kira kiganiro nubwo nari nkizi one on one. Ntago nari nkizi. Yagiranye na 111. Ubwo yakigiranye na Ntoza ahubwo. Tycoon na Tycoon Ndahiro yakijyanye na Tycoon. So handi bakwereka amafoto ukagenda uvuga umuntu ikintu muziho nuko umuzi. Then yagiye amwereka amafoto y'abantu batandukanye bigeze kuri Tom Cruise. Aravuga ati ibintu navuga kuri Tom Cruise rero sinzi ko byari byiza kubivuga on air. Okay, ambwira ati ntari bivuge. Arambwira ati okay. Abaravuze ati Tom Cruise ni muhanzi wa mbere wakabirijwe bikomeye mu mateka y'umuziki w'u Rwanda. Why? Iyo jambo ryahereyeho. Ati impamvu ya mbere Tom Cruise yatwaye Primus Guma Guma ariko abantu bamuteye amabuye kubera ko batari bishimiye icyo gikombe yatwaye. Ati Tom Cruise yarakinwaga kubera ko ari wenyine muhanzi wari uhari. Ako kana kanosa hanu ako kana kanosa hanu urumva no se rebuje abandi kuhaba ako kana nyina kanosa hanu niyo mpamvu urumva nyina biri personal cyane. Ati Tom Cruise ubwe indirimbo za kera ntizari nziza ahubwo zakundwaga kuko zacurangwaga zonyine. Arya indirimbo ye ya mbere murayibuka muri yandiriza ndirimbo za mbere Tom Cruise yeyo isinza mu mutwe cyane ni ya indi ngo baza yakoranye na Fizo. Izo ni za kera. Hari zino ndirimbo za kera ari ahantu ku mazi ngira yego. Iyi ndirimbo ni yera afitanye na The Ben. Hari n'indi afitanye na Boys. Taci nkono tazi. Yego. Hari indi ndirimbo y'icana ku gitanda. Ariko ni nyinshi. Yindi se y'akazi yambaye amasorobeti nk'umukarani yitwa nguki? Hajiboni. Ko ari mu zambere huko. Iri mu butumwa yigize nk'umukarani. Nibuka izina ryayo. Nibuka neza ariko numva nyibona ahantu ku muhanda ahagaze. Yambaye igisurubeti. Ariko nekereza ko mbwira yego harimo isi. Tsinde cuti komeza tsinde ni yanyuma amaze gutwara Guma Guma. Harimo indirimbo yatangiye ya mbere iyo ngiyo niba yari yisekora niba yitwa nguki sinuka kuntu yitwa. Ariko izo numvaga ari zo nzi hariyo ari ku mazi nimbwira yego. Niriya ari kumwe na The Ben. Ari kumwe na The Ben. Naho za ndacyakunda n'izindi zo zagiye ziza nyuma. So I went back in a time. Kuri pataro niyo ndirimbo rero iri mu zambere rwose. Ngiye muri mukunzi y'umufana. Ntabwo muyizi. Uziko hari undi kuyibona hano imaze imyaka 16 yaporodinzwe imyaka 16 bivuze ko ari za 2009. Urumva ntabwo muyizi ndirimbo ivuga gutya. Bakanze ndebe ibyanjye bibanza kugiramo hano gatoya ndebe. Urumva ariko hano kuri pataro ukore ntago yizi iyi ndirimbo ngewe ino mu ndirimbo ahubwo utarumvaga ubutumwa no muri hano yigize umuntu uza kuri pataro dukore kurama kuri pataro mukore
These are the regions. iyo message yatangwaga icyo gihe ko ndabona hano aho mbonye ni nko mu myaka 16 ishize ariko urumva ni muri icyo gihe za 2009 n'8 gutyo urumva ni muri iyo myaka izo mwambwiraga zose ntayirengeje imyaka 10 n'ingahe urungi ndumva ashobora kuba ni yaba n'indirimbo ye ya mbere niba atari muri indirimbo ze za mbere urumva na message yatangwaga icyo gihe n'uyu munsi zo gushishikariza abantu like gukora uzarenda upfa iyi ndirimbo ikikubwira ko ugomba gukora nyine nudakora ntuzarya ariko noneho nkibaza wenda birashoboka ko ntago igihe cyose tuzahuriza ku kintu kimwe kuko iyo si nta nubwo izigera ibaho iguriza ku kintu kimwe buri muntu wese agira uwo akunda bitewe n'amarangamutima ye undi akagira uwo akunda bitewe n'amarangamutima ye n'icyo amukundira hari n'uwamukunda atari no kuvuga ibihangano ahubwo ibyo bihangano bikabaza ariko akavuga ndamukunda gusa atari no kuvanga ibihangano ahubwo kuki kubona umuntu utabanza ukareba n'ibyiza bye umuziho ibyo bibuka bihisha nyine umurebe hahita yabanza kuza like bya byiza kubera ko niba byaramenyekanye twese tuzi baguhaye ikibuga gifunguye ntago bakwatamitse amagambo ngo uvuge ngo ibingibi twagombye kugira umuco kuvuga ngo uyu muntu icyo muziho ibyo ngibyo n'ubundi niyo waba ubifite muri wowe bigumana kavuga ati ngiye muzi yuko ari umuntu wenda uri mu bahanzi bamwe bize bakagera ku rwego rwo hejuru akiga faculty ikomeye nka medicine ubwo bakaba ari no mu bayobozi ari n'umuhanzi wahawe inshingano n'igihugu agasohoka kuri Europe no kubifatanya n'ubuhanzi ndetse akabakora ni mu kigo cyo gutanga amaraso abakangurira abantu gutanga amaraso kuko ejo nshobora kuba nakinaho kakenera urumva ari byo kujya kuvuga ngo niki tugerageze kuvuga ibyiza by'abantu kuko n'ubundi wagushungura nawe inkombi wasanga ari uruhuri. That is why as we started in the morning I was like if you don't have something good to say please keep it to yourself otherwise zip it. Gerageze nyine kuvuga nibyo navuze ngo ibintu byinshi dushimira abantu bakiriho gerageze no kureba nyine umuntu niba udafite n'icyo umuvugaho uvuga uti ntacyo navuga just next ndibuka mujya mukurikira za press conference ura muri press conference ufite uburenganzira we bwo bari kubaza ikibazo bwo kutagisubiza ugahita uvuga bakubaza icyo kibazo ugahita uvuga ngo next nta nuko kwisobanura ko utari bugisubize no excuse abandi nyine mubaze ikindi nyine undi ukurikiye nabazi kuko bari benshi of course ariko rero tugiriwe nyine uwo muco wo kureka guteza polemique zitari ngombwa. Yavuze ko ku rundi ruhande Tom Close ari umuhanzi ufite ikinyabupfura ashimangira ko yahera kuri ibyo basi ibyo si ikibazo yashimangiye ko ari bimwe mu byamufashije mu rugendo rwe rwa muzika adashima ko yakoze neza yorumva ko nta gashima ibintu ntabagifite se batahiriwe barahari benshi niyo rero bikaba ari byo byamufashije kugera ku izina Tom Close afite ariko kuba The Ben ashimira Tom Close byonyine The Ben dufite uyu munsi ashimira Tom Close iyo mihanda yanyu nyigendamo gake Urban Boys ibitangaza bakoze bose babishimira Tom Close ko Tom Close nabahuje na Alex Muyoboke Jizo akiri kuri campus yari kumwe na ba Tom Close urumva rero ni story ndende Tom no kugeza no kuba kiri gukora ahubwo akabifatanya n'akazi akora niba cyane umwe muntu batanze ikizere cyo ko umuntu ashobora kwiga kandi agakora n'ibyo akunze ongera ngo kwiga nyine ibintu binagoye muvandi science medicine iragora cyane medicine iragora ubwo rero barimo ba Alex Muyoboke bagiye bigarukaho bavuga amakora boss nanjye I went back Tom Close afite indirimbo na Sean Kingston back then muri 2013 ibikombe byose ibitaramo byose ama stage Tom yakoze ntabwo wari ukwiye kuvuga ibintu ngibi kandi uyu mugabo ni umunyamakuru no kuvuga ngo rega tugenda mu buzima busanzwe buri muntu wese aba afite ibyo byiciro bibiri nta muntu uri perfect 100% nta nubaho hano bakubwira ko ni isi ubwayo iri imperfect urumva ariko nujya gushyira ku munzani uzasanga abantu benshi ibyiza byabo biruta ibibi. Umuntu washimishije rero ni Anita Pendo ya postinze abanza kuvuga story yuko nahuye na Tom ntabwo byari ibintu byiza pe. Anita aje
aje nk'umuvixen muri video Tom yari gushutinga. Yes. Tom aramurejectinga. Arambwira ati umukobwa mwazanye rero. Icyo gihe nitari mutoya muri zagumaguma nigeze kumva. Yararutse cyane. Yari muto pe. Baravuga ngo hapo kare. Nende yari muto. Kera. No warabyemera yabyandikiye. Ariko aravuga ati umuntu utinyuka gukinisha Tom. Umuntu utinyuka kumenyera izina rye aba yarenze umurongo kuko icyo gihe Anita nubwo bamurejectinze. Bayibindiwe na Prot kugira ngo bamusigaho ngaho den yakubise Gitsi Express abakurikira aho bari bagiye like sinabonye umuntu atajyamufasha ariko yavuye aho bari ajya aho bari bagiye gushutinga nubwo ari gushutinga ariko ndebe ibintu bagiye gukora. Wow, she didn't give up. Ntabwo yigeze giving up rero aravuga ati izina rya Tom ntabwo ari ikintu cyo gukinisha umuziki dufite umunsi dufite ibintu byinshi tumushimira nanashima uruhare nabonye abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bakomeje kugaragaza Chita Magic no mitwana hoze nabyutse ndi kumva ari kuvuga ko abantu bakwiye kuba serious tukiga gushima ibintu umuntu yakoze mu gihe byari bigoye. Byari bigoye nyine nibyo ndi kubabwira muri recordings zabo byabaga ari ibintu bigoranye. Byane nababwiraga ngo ejo nibwo nababwira ngo tugire umuco wo gushimira abantu bakiriho. Byanze bikunze umuntu wese nubwo yaba afite ibyo bibi nibwo yaba afite iki nakubwiye ko byanze bikunze agira ibyiza. Ariko ntabwo nibaza nyine kubona umuntu akubwira ngo umuntu muzi w'iki kiretse niyo yaba ari ko niyo wajya gusanga ari na ruharwa wa muntu ushobora kumva ngo ni serial killer kwisi ushobora gusanga hari n'abantu yagiriye neza nubwo hari abo yahemukiye ariko nyine tugira umuco kuvuga ibyiza ibi n'ubundi ntabwo biba biri kudusenyera bazo uwo mwanya wose dutaye twagombye kuba turi kuvuga ibindi abo bose bavugaga bagombye kuba bari kuvuga ibindi bijyanye n'iterambere ry'umuziki bijyanye n'ibindi byakorwa kugira ngo icyo kibuga cy'urwo ruganda kubera ko abantu bose bari no mu ruganda rumwe bose babashe gutahirizwa industry ni imwe ni entertainment so yes. Reka dusoreze rero kuri Fireman uhamya ko impinduka mu buzima bwe zijyanye n'ubwiyongere bw'inshingano zamusunikiye mu gukura amaboko mu mufuka ku buryo yinjiye mu mwuga wo guhuza abashaka kugura ubutaka n'abagurisha ubutaka nk'ubizwi nk'ubukomisiyoneri. Ubwo rero abagura ibibanza rwose mushake Fireman ababwira ati vayo akoreka ikibanza cyiza. Fireman hamye rero ko icyatumye afata icyemezo cyo kwinjira muri ubu bucuruzi nuko abenshi babukorera ku mbuga nkoranyambaga. Ati rero biroroshye ko umuntu yanabijya no kuri film bona ushobora no kubukora by professional ushobora no gufungura company yawe ukajya kuri video ugafata ama video ukereka abantu bose ukaza kubabwira ati ni kibanza cyiza n'iki no kugenda mukajyana n'amasezerano nyiri kibanza cyangwa nyiri kigurishwa muri rusange ko si ibibanza gusa mukajyana n'amasezerano ya pourcentage azaguha mu gihe uzabugurishije umukiriya uzabumuzanye mukavuga ngo niba ari 5% none bibaza 5% bya miliyoni 100. Fireman rero yavuze ati n'ubundi abakora ubucuruzi bakora ku mbuga nkoranyambaga ati niba umuntu abikora afite aba followers 1000 azwi n'abantu batarenze 2000 nagize amahirwe yo kumuhanzi nagize amahirwe yo kumenyekana nkurikirwa n'abantu 1000 barenga ntekereza ko nanjye ibyo nabikora kandi nkabikora neza. Ati ikindi nuko nakangurira abahanzi kumva ko bakwiye kwikorera kuko umuhanzi wikorera bimworohera kwamamaza ibikorwa bye cyane ko usanga ubucuruzi bunyuranye abacuruzi banyuranye bifuza gukoresha mu kwamamaza ibicuruzwa byabo biciye mu buhanzi. Ngayo rero nguko ubwo rero abantu bagenda bamugane ku mbuga nkoranyambaga ze nka Instagram ndabona yitwa Uwimana Francis aho yitwa Fireman vayo muze rwose ari kubahamagara mugende ndimo ndamubona hano no hose n'ubungane nk'uko siwe yatangazaga yuko yatangiye aka kazi kabyo foto yiwe yambaye akavareze n'uturinete tumeze neza. Bafite inkuru nziza y'ubutaka ni ibibanza biri hano mu murenge wa Ririma mu Bugesera ku kibuga cy'indege neza uwo ni Fireman ntabwo tukiri guhenda ubu turi kubahenda ni ibibanza bikase ni ukukigura y'abana uhita nubaka. Ubu rero arimo arahamagara ati vayo nagira ngo mwumve ko n'ubundi ngiye bikase. Nabonye no muri BK Arena hari ibitaramo ari ama events agera nko kuri 18 ari scheduled
harimo imikino ya basket, Giants of Africa playoffs, harimo byinshi. Nabonye rwose na Joe ambwira ko rwose iyi Friday bazaba ari muri BK Arena. Muri BK Arena urumva uzajya utera ibuye rimwe nyine wica utunyoni tubiri, ubwo byabereye nabyo uzaza bitubwira hano kuko ari gahunda z'akazi n'iki urumva hari match Patriots zabiri gukina, APR zabiri gukina, urumva UGB n'amakipe ane, urumva harimo APR, Patriots, Leg na UGB, kugira ngo arebe nyine ikipe izaba iya mbere nayo ibona tike yo gukijya muri BAL. Kevin Kade muri Giants of Africa bamushyizemo, actually he wasn't there, ariko bagaragaje yuko azakora live performance muri opening show. Abahanzi b'abanyarwanda barimo, harimo Ways na Rutijoel na The Ben nawe namubonye, n'abandi bahanzi ni na Sherry Silver actually barimo.